buri jambo ni ingenzi. Muvandimwe wanjye, ntabwo Imana yaguhaye ubuzima kugira ngo ukunde ubure icyo ukora. Ntabwo wagizwe umuntu ngo ubone amazi yo kunywa gusa. Oya, ahubwo hari ishusho y'Imana muri wowe, hari ubushobozi bw'umutungo Imana yashyize muri wowe. Ariko se kuki abantu bamwe babaye abakire abandi bakaba abakene? Ntabwo ari uko Imana mu by'ukuri ikunda bamwe cyane, ahubwo nuko bamwe bakoresheje ibyo bafite abandi bakabihisha rwose, ugasanga nta na gahunda bafite. Areka mu by'ukuri tuvuga ibintu uko biri. Gukira ntabwo ari amahirwe n'imyanzuro. Nta muntu ubyuka akize. Oya, umukire aricara agatekereza, akandika, agakora, yewe akanagwa rimwe na rimwe, ariko akongera agahaguruka inshuro 7. Naho umukene we aratekereza ariko ntakore. Uyu munsi rero ndagira ngo nkwereke imirimo 10 mu by'ukuri iyo uyikoze mu kuri, mu gukiranuka no kwihangana, nta kabuza ikugira umukire iteka ryose. Ngiyi imirimo 10 ukora ukazaba umukire iteka ryose, nta kintu na gito kiguhangayikishije. Imirimo iza ku mwanya wa mbere ni imirimo yo gutekereza neza. Anshuti yanjye, burya umutungo utangirira mu mutwe. Nta mutungo wo hanze ubaho utaraturutse mu bitekerezo by'imbere. Niba ushaka gukira, tangira wicare buri gitondo wandike uko ushaka kubaho. Umuntu utandika, Imana ntabwo imwandikira. Afata isaha yawe ya buri gitondo, utegura iminsi yawe ndetse ushyire kuri gahunda ibintu bya byose ugomba gukora. Indi mirimo iza ku mwanya wa kabiri burya ni imirimo yo kwiga buri munsi. Umukire ntabwo ari uwize kaminuza gusa, ahubwo ni uwiga buri munsi. Saba ubwenge, usome ibitabo, wumve podcast, witegereza abageze aho ushaka kugera. Niba utarimo kwiga rwose uri gusubira inyuma, nubwo wibwira ngo urahagaze kandi wibwira ngo uri kugenda. Indi mirimo iza ku mwanya wa gatatu mu by'ukuri yazakugira umukire iteka ryose, ni imirimo yo gukora cyane. Burya nta kintu na gito uzageraho utakoze. Biriya byo gushaka shortcut cyangwa se gukira vuba utavunitse ni ibinyoma rwose. Abakire ntabwo ari abahanga cyane, ahubwo ni abakora cyane. Ubukire busaba gukora igihe abandi baryamye, ukajya gusenga igihe abandi basinziriye, gukora igihe abandi bavugira ku mbuga nkoranyambaga, abareba video, we mu by'ukuri ukaba uri mu kazi. Indi mirimo iza ku mwanya wa 4 by'umwihariko yanakugira umuherwe mu gihe wayikoze neza. Burya ikintu cyitwa kubaha Imana nacyo gikubira muri iyi mirimo. Burya ubukire butagira Imana ni ubukene bundi. Shaka kugira umutungo ariko mu by'ukuri utazakuraho ubumuntu bwawe. Burya umuntu wubaha Imana akira mu mutima mbere yuko akira no mu mufuka. Kandi nkwibutse ko burya abantu bubaha Imana bagira no kwizera kuri hejuru. Ndagira ngo nkubwire ko nta gikorwa na kimwe uzigera ukora utagizemo kwizera ngo uzabashe kugera ku musaruro. Indi mirimo iza ku mwanya wa 5 ni imirimo yo kuzigama ndetse no gushora. Burya umuntu wese uhembwa agomba kugira akantu ashyira ku ruhande, kuko nta muntu ukira atazigama. Ibi ngibi niko kuri guhari. Genda uhagarike gukoresha amafaranga nk'uyacuruza, ahubwo ushaka uburyo bwo gushora no kongera ibyo ufite, kuko amafaranga yawe niba rwose utayakoresha, wakwibaza ngo ubundi se azakumarira iki? Ugomba kuyakoresha akaguhereza andi menshi, bityo nawe ugatangira ukaba umuherwe. Indi mirimo iza ku mwanya wa 6 rero yagufasha gutera imbere ndetse rwose ugakira utavunitse cyane, ni ugukora neza, Imana nayo ikagukorera neza mu by'ukuri kunga mu ryawe. Niba ushaka amahirwe menshi, ifasha abandi kugira amahirwe. Burya ndakubwiza ukuri ko nuramuka ufashije umuntu kugira amahirwe, nawe naramuka amaze kugira ibyo ageraho ashobora kukwitura. Si nibyo gusa, kuba ufite ubwenge bwo kuba wafasha undi muntu biragaragaza ko nawe mu by'ukuri ufite ubwenge buba bwagufasha kuba wagira icyo ukora ndetse kikaguhereza amafaranga. Waba ukunda kubona amafaranga, ujye ukunda gufasha abandi kubona amafaranga, kuko ubukire nyakuri ntabwo ari amafaranga ufite, ahubwo ni impinduka usiga mu bandi. Izo mpinduka iyo zigeze mu bandi nawe wisanga zakugarukiye, bityo nawe ukisanga ufite amafaranga. Indi mirimo iza ku mwanya wa 7 ni imirimo yo kwirinda imyenda cyangwa se amadeni. Inshuti yanjye, burya imyenda ni imigozi y'ubuhake bushya. Kora ibyo ushoboye, wirinde gukorera mu nyungu y'abandi. Imyenda myinshi igutera gukorera abandi aho gukorera Imana no kwikorera. Mu by'ukuri ukuntu biba bimeze, usanga niba ufite ideni ukora wishyura ideni gusa, aho mu by'ukuri wakabaye ukora uvuga uti mbonye 1000, ejo ndaba mbonye 2, ejo ndaba mbonye 3, igishoro cyanjye kirakomeza kuzamuka, bityo n'inyungu mbone yiyongera. Ahubwo usanga mu by'ukuri cya 1000 wakoreye, bya 2 wakoreye urajya kubyishyura wa muntu wafatiye imyenda. Mu by'ukuri gukorera mu madeni nabyo ni ibindi bintu bidindiza abantu nyuma, mu by'ukuri ugasanga bikomeje gutuma badatera imbere, kandi mu by'ukuri bari bakwiriye kuba batera imbere bagakora ndetse rwose bakazibera bakire iteka ryose nk'uko ingingo yacu y'uyu munsi ibivuga.
Indi mirimo iza ku mwanya wa munani burya ni imirimo yo kubaka umubano n'abantu b'inyangamugayo. Please uzitondera abantu mugendana kuko bashobora kugusubiza inyuma cyangwa bakaguhindurira amateka. Burya umuntu wese wifuza kugera kure agomba kugira abantu beza bamufasha. Ntukagundire by'umwihariko ibitekerezo byawe ngo wumve ko niwicara aho ngaho gusa ukitekerezaho gusa ntubisharinge abandi uzabasha kugera kure. Gusa muri uku kubisharinga n'abandi cyangwa se kuganira n'abandi nanone ugomba kwitondera abo muganira. Ndavuga aba bantu mugendana umunsi ku munsi, wa muntu ushobora kugira ikibazo ukaba ari uhamagara, abo bantu ba hafi yawe ugomba kwitondera imyitwarire yabo kuko imyitwarire yabo ishobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku buryo cyubaho ndetse no ku buryo ki ugomba gutera imbere. Ni nayo mpamvu aha ngaha by'umwihariko udakwiriye kuba wagenda hagati y'abantu abagenda bavuga nabi abandi cyangwa se babaharabika, ahubwo ukwiriye kuba hagati y'abavuga ibitekerezo bizima ndetse byubaka. Muri make network yawe niyo network yawe. Abantu mugendana cyangwa se connection ufite, aba bantu muganira, aba bantu ugisha inama, mu by'ukuri nibo shingiro ry'ibyo ugomba kuzaba byo n'ibyo ugomba gusarura. Niba uganira n'abakire birahagije kuzagira ibitekerezo by'abakire kuko nizo ngingo muba muvugaho. Bamuvuga ku bintu bijyanye no gushora imari, bamuvuga ku bintu bijyanye no kuba umuntu yakora neza ntahombe. Ibyo byose rero nibyo ukeneye kugira ngo nawe utere imbere. Indi mirimo iza ku mwanya wa 9 burya ni imirimo yo kugira ikinyabupfura n'ubunyangamugayo. Burya ibintu byose bizashira ariko izina ryiza ntabwo rizigera rishira. Gukira bisaba kwizerwa, iyo abantu bakwizeye Imana nayo ikongerera imigisha ibintu bigakunda. Niba umuntu hari ikintu akuziho gukora neza nta kabuza ko neje azagaruka. Ahangaha rero bisobanuye ko uburyo akazi kawe ugakora mu kinyabupfura ukabura inyangamugayo bizatuma abantu bakwizera ndetse za nyungu zose wari ukeneye zikabasha guturuka muri abo bantu zose zikakugeraho. Indi mirimo rero iza ku mwanya wa 10 ari nayo rwose iza ku mwanya wa nyuma ni imirimo yo kwihangana no gukomeza ntucike intege. Burya ubukire ni urugendo ntabwo ari impano. Ntukareke kuko byanze rimwe kuko rimwe ni intangiriro yo gutsinda. Kora buri munsi niyo nta kigaragara kuko igihe kiragera byose bigahinduka. Nge nasoza rwose nkubwira ijambo rikomeye ndetse ryuzuyemo amarangamutima. Ndakubwiza ukuri, Imana ntabwo igira abantu batoranijwe ngo ifate gutya ngo abangaba nzabagira abakire, ahubwo igira abantu biyemeje kandi bazi icyo bashaka. Ntawe uzagukorera by'umwihariko ku iterambere ryawe, gukira ni wowe ubwawe ugomba kubigiramo uruhare. Tangira uyu munsi, wirinde kuvuga ngo nzatangira ejo. Mu by'ukuri ibyo ufite uyu munsi bishobora kugufasha gutangira. Wirindira kuvuga ngo hari ibyo nkeneye ntarabona, mu by'ukuri bizakugora kuvuga ngo buri kimwe cyose nabashije kukibona. Ahubwo tangira uyu munsi, ibyo ubona udafite uyu munsi, bike wakoreye uyu munsi bizagufasha kubigeraho ejo, bityo noneho ukomeze waguke, bityo iterambere rikomeze kwiyongera. Mu by'ukuri ndagusaba fata iyi mirimo 10 uyishyire mu bikorwa ndetse mu minsi iri imbere uzahita utangira kubona impinduka. Ndabizi kuzibuka ukavuga uti uyu munsi niwo watangiye ubukire bwanjye iteka ryose. Imana iguha imbaraga kandi ntuzigere ucika intege, watsinze mbere y'uko utangira. Mu by'ukuri iyo ugize igitekerezo cy'ibanze no gutangira biba bishoboka kandi burya igitekerezo kiba ari ingenzi cyane. Watangiye uzanashobora ndetse uzanatsinda.